Haleluya. Imana ibahe umugisha mwebwe turimo tuganirira ijambo ry'Imana. Reka dusangire ijambo riri mu gitabo cyo kuva igice cya 13, igice cya 14, umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Aravuze ngo Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli basubire inyuma babamba amahema imbere y'Ipihahiroti, hagati y'Imigidoli n'inyanja, imbere y'Iberisifoni. Uti imbere yaho hantu aba ariho mubamba amahema iruhande rw'inyanja. Haleluya. Ndashaka kukubwira ko Imana ari igitanga icyerekezo kizima. Hano Abisirayeli bari mu rugendo, turibuka ko Imana ngo yanze kubanyuza mu gihugu cy'Abafilisitiya ngo ikabanyuza ku nyanja itukura. Baragiye begereye inyanja, ngo Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli basubire inyuma babamba amahema y'Ipihahiroti hagati y'Imigidoli n'inyanja itukura. Ikintu cyari gihari ni uko ugereranyije n'aho Abisirayeli bajyaga, Imana yari babwiye ngo ntibasubire inyuma, noneho ngo banagende babamba amahema. Yesu ashimwe. Kandi ubwo nubwo babambaga amahema, Imana yari ifite gahunda yo kubwira Farawo ngo aze. Yari ibizi ko Farawo ari bubakurikire, ariko ni nk'aho yari bivuze ngo nimusubire inyuma mwegere umwanzi wanyu. Ikintu ushaka kukubwira rero, nushaka kubaho neza muri ubu buzima, ukabaho ufite amahoro, ukabaho utsindishirijwe n'Imana, ni ukwemera uko Imana ikuyobora. Burya Imana ni hiza aho ikuvanye, ni neza aho ikujyanye. Ibyo bisobanuye ko yakubwira ngo jya imbere n'izi mpamvu zabyo, yakubwira ngo jya inyuma n'izi mpamvu zabyo. Bivuze ko ushobora kuba uri mu rugendo ukabona usubiye inyuma, ukitotomba, ariko kandi Imana ikaba ishaka kwerekana imbaraga zayo. Yesu nashimwe. Ikintu nshaka kuvuga, Imana yabwiye Abisirayeli ngo nibasubire inyuma babamba amahema, ibabwira n'ahantu bagomba kubamba amahema. Rero ndagira nkubwire ko Imana ni Imana izi aho dutuye, ikaba izi aho uko tubayeho. Ni Imana imenya ejo hashize, ikamenya uko turiho, ikamenya n'uko tuzabaho. Yesu nashimwe. Rero ndagira ngo nkubwire ngo urebye nk'umuyobozi w'abantu, ntabwo wakumva uburyo urimo uragenza abantu bananiwe, ubona ko ntibasubira inyuma, aho kubabwira ngo ntibajye imbere. Ariko Imana yari izi ibintu ikoze. Ndagira ngo nkubwire wowe uri mu buzima wihebye, uvuga ngo iminsi yaransize, ngo insize nyireba, ngo ndatakaye, ngo nzapfa ntakize, mbese ugasanga ufite imigani iguca intege. Ariko ndagira ngo nkubwire ko hari ijambo dufite ry'Imana. Kuba Imana hari ahantu ikunyujije, hari n'ibintu Imana idukoresha ku bushake bwayo, kuko izi ko ibitubwiye tutabyemera, ariko kuko ari Imana nziza kandi ari urukundo, ikabyikorera. Ntitiriwe ikugisha inama, ukabona urakerewe mu mashuri, ukabona urakerewe muri business, ukabona wenda ukerewe gushinga urugo, ukabona utinze kubyara, mbese hakaba hari ukuntu ubona usubiye inyuma. Ariko nagira ngo nkubwire ko gusubira inyuma ntabwo bisobanuye ko utsinzwe, nta nubwo bisobanuye ko urangiye, nta nubwo bisobanuye ko upfuye, ntabwo bisobanuye ko imigambi y'Imana kuri wowe irangiye. Kuba waratinze kubona akazi ntabwo bivuze ko kwiga ngo byawe byapfuye ubusa, uvuga ngo iyo ntaniga. Oya, humura, Imana iracyafite ubundi buryo. Kuba utinze gushaka, imyaka ngo ibaye myinshi, ibyo by'imyaka ibaye myinshi, Imana ifite uburyo, ifite uko ibigenza, kandi ibintu byose ikabiha umurongo wabyo. Yesu nashimwe. Ndagira ngo nkubwire ngo biriya bintu byose ubona wakereweho, niba nta mpamvu yawe irimo, ukabona ntawe kutabikora, ibintu byaranze, wowe tumbira Yesu wenyine, niwe gisubizo. Haleluya. Ndaje kukubwira ngo wowe tumbira Yesu wenyine. Yesaya yaranditse aravuga ngo nimugera mu nzira ebyiri, ngo muzumva ijwi rivugira inyuma yanyu ribabwira ngo iyi niyo nzira aba ariyo munyura. Narije kukubwira ngo tumbire Yesu wenyine. Pawulo yaravuze ngo niwe banze ryo kwizera. Haleluya. Ntibabwire ko hari aba-influencers, hari abantu baza bavuga ngo kora ibi n'ibi, ngo uzagere kuri ibi, ngo bigenze gutya. Ibyo bintu wenda bakubwira nabo batabikora, ahubwo ugasanga biri kukongera ubwiho. Ariko ndagira ngo nkubwire ko mu ijuru hari Imana, mu ijuru hari Imana ishobora byose,
mu ijuru hari Imana ikora ibintu bitarondoreka. Nanjye nkubwire ko Imana ifite ubushobozi bwo guhindura amateka, nubwo ubona wagira ngo ibintu byageze imbere yawe biranga, ugasunika ukabona ibintu ntibigenda, ukabona wapi, ukabona abandi biragenda we byaranze, ariko nagira ngo nkubwire ngo wowe komeza umubano wawe n'Imana, ukomeze ube umutamenwa, Imana izagira uko ibigenza. Ngaho reka dusengane. Birashoboka ko muri kuno kubona ibintu byanze, ubona ari usigaye inyuma, wagiye ugerageza kwirwanirira, ugatekinika, ugakora ibyaha bitandukanye, ariko uyu munsi ubwire Yesu akweze, aguhindura amateka mashya. Reka dusenga. Imana turagushimiye kugira neza, kandi turagushimiye ko wandikishije iby'urukundo rwawe. Uyu mwene data mushiki wanjye ndamusengeye, yabonye ibintu bigenze nabi, arirwanirira, ntiyakora ubushake bwe. Niyo mpamvu tumwingingiye kugira ngo umweze umutunganye, amaraso yawe amuboneze, kandi umuhe imbaraga za none n'iz'igihe kizaza, mu izina rya Yesu urakoze. Amen.